Reka rero tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese muhurira kuri uru rubuga rwa YouTube. Natwe twahisemo gufungura umuyoboro mushya uzajya udufasha kubagezaho ibiganiro bitandukanye, ibiganiro ariko bifite intego yo guhugurana mu bijyanye n'ubumenyi butandukanye dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mu buzima bwa buri munsi hari ubumenyi abantu baba bafite, ariko ugasanga buri munsi n'abandi barabukenera mu byo bakora, ariko kubera ko nta buryo bwo gusangira ubwo bumenyi, ugasanga umuntu ashobora kunanirwa kugira icyo ageraho kubera ubumenyi yabuze kandi wenda yashoboraga guhabwa n'undi muntu. Twebwe rero twahisemo gukora uru rubuga. Kimwe mu biganiro tuzajya tubagezaho ni ikiganiro twise duhugurane mu Kinyarwanda. Kubera iki duhugurane mu Kinyarwanda? Uyu munsi Ikinyarwanda, uru rurimi rw'Abanyarwanda ariko runavugwa n'umubare w'abantu benshi ku isi, habarurwa abarenga miliyoni 40 z'abantu bakoresha Ikinyarwanda hirya no hino ku isi, barimo Abanyarwanda, abanyamahanga n'abandi batuye mu mbibi zahoze ari u Rwanda, ariko mu gihe isi cyangwa se Afurika yagabanywagamo ibihugu baza kujya hirya y'u Rwanda, ariko bagumana cya Kinyarwanda. Uru rurimi rero turarukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mu byo umuntu akora ushobora gukenera gusobanurira abantu ibyo ukora mu Kinyarwanda, ariko by'umwihariko ushobora kuba uri kwiga mu ishuri utazi ngo ejo cyangwa ejo bundi nzaba iki. Hari ubwo uzasanga ubaye umuyobozi usabwa kugeza imbwirwaruhame ku Banyarwanda, ukasabwa kubikora mu Kinyarwanda. Ibyitwa kunenga imivugire y'Ikinyarwanda birakomeza kuba byinshi uko bwije n'uko bukeye, ariko nge ntabwo nshyigikira abanenga ko kanaka yavuze Ikinyarwanda nabi, nta nubwo nshyigikira abavuga ko kanaka yanditse Ikinyarwanda nabi, kuko buriya buri kintu cyose kibaho umuntu ashobora kukigiraho ubumenyi bw'ibanze, ariko hakaba ubundi bumenyi bwigwa mu ishuri adafite. Ikinyarwanda kirigwa mu ishuri. Ni nk'uko uhuye n'Umufaransa utarageze mu ishuri, wasanga avuga Igifaransa ariko hakaba hari ubumenyi ku Gifaransa adafite, nawe akaba ashobora gukora amakosa mu Gifaransa. Ni ibintu bisanzwe rero. Twakoze urubuga kugira ngo duhugurane ku kibonezamvugo. Ikibonezamvugo ni igice cy'Ikinyarwanda kiga kwandika no kuvuga neza Ikinyarwanda. Ahangaha rero mu kibonezamvugo niho tumenya uko twandika amagambo asanzwe akoreshwa mu Kinyarwanda nuko tuyavuga mu buryo bwa buri munsi. Niba ndi kuvuga ni ikibonezamvugo, uko ndi kuvuga ibi byose mvuga ni ikibonezamvugo, kuko ibi mvuga bigira nuko byandikwa. Hari ibintu byinshi bigize ikibonezamvugo ntekereza ko tutazajya tujyamo mu buzima bwa buri munsi, ariko hari iby'ingenzi dushingiye ku nyandiko dusoma uyu munsi, dushingiye ku byo twumva abantu bavuga uyu munsi, usanga byiganje mu makosa abantu bakora, haba mu mivugire haba no mu myandikire. Iyi nshuro twahisemo kuvuga ku mikoreshereze y'izo twita inshinga nkene. Inshinga nkene hari ibisobanuro byinshi tutazajya dutindamo, ariko byibura tukabasigira iby'ibanze. Ntabwo ari inshinga nkene zose tuza kuvugaho, ahubwo uyu munsi turavuga ku nshinga nkene yitwa ni n'iyitwa si. Ni na si ni inshinga nkene, ariko ntabwo ari zo zonyine. Mu Kinyarwanda niba nibuka neza tugira inshinga nkene 5. Inshinga nkene ya mbere yitwa ni, inshinga nkene ya kabiri yitwa si, inshinga nkene ya gatatu yitwa fite, inshinga nkene ya kane yitwa zi, inshinga nkene ya gatanu yitwa ruzi. Kubera iki ari inshinga nkene? Aya ni amagambo akoreshwa nk'inshinga. Inshinga ni igisobanura igikorwa. Ijambo uvuga ukumvikanisha ko hari igikorwa cyakozwe cyangwa cyabaye. Ariko izi nshinga zacu ziba nkene kuko zitagira imbundo. Mvuze ngo
Muhire ni umugabo. Iyo ni ubwayo ni inshinga, ariko ni inshinga idafite inkomoko, utamenya ngo imbundo yayo ni iyihe, kuko imbundo y'inshinga irangwa n'icyo twita indanganshinga cyangwa igenantego yitwa ku cyangwa gu. Nta ku wabona ushyira imbere ya ni, nta gu wabona ushyira imbere ya ni kugira ngo bibe inshinga y'imbundo. Nk'uko tuvuga gutema, guhinga, kurya, kuri ni ntabwo bishoboka, kuri si ntabwo bishoboka. Icyo nise fite ni inshinga dukoresha tuvuga icyo umuntu afite mu biganza bye cyangwa atunze. Umuntu aravuga ngo mfite ikaramu, ariko uvuze ngo mfite ikaramu ugashaka imbundo ntabwo wayibona, kuko ntabwo wavuga gufite cyangwa kufite. Oya, aho zikenerana aho ngaho uko zitagira imbundo. Tukagira ijambo dukoresha nk'inshinga, umuntu akavuga ngo nzi ubwenge, nzi kwandika, nzi gusoma. Iyo nzi ni inshinga, ariko ni inshinga itagira imbundo, kuko ntabwo wabona inshinga yitwa kuzi cyangwa guzi. Niba bishoboka ntabwo wayibona. Hakaba irindi jambo bakunda kuvuga ngo ko nduzi wicaye hano ntabwo uri butahe, ko nduzi wiruka cyane nturananirwa, nduzi wambaye neza. Iyo nduzi ni inshinga nkene igira igicumbi cyitwa ruzi, ariko nta mbundo igira, kuko inshinga kuruzi mu kinyarwanda ntabwo ibamo, bakoresha nduzi. Uruzi uyu mwana, ariko igisobanuro cyabyo cyo benshi ntakunze no kukimenya. Ruzi ivuga kureba, nduzi ndeba cyangwa mbona. Ko nduzi wicaye aha ni nko kuvuga ngo ko mbona wicaye aha. Hari n'abatarikoresha neza. Ubwo bwari ubumenyi rusange ku nshinga nkene, abandi bazita inshinga mburabuzi, ariko uyu munsi twifuje kuvuga ku nshinga nkene yitwa ni n'iyitwa si. Impamvu twabitwariye rimwe nuko ni inshinga nkene yunganirwa n'iyitwa si ikoreshwa iyo uhakana. Ni isobanura guhwanisha, si igasobanura ikinyuranyo cyabyo, kudahwanisha. Nk'ubu mvuze ngo umwana ni umutware, ni ukuvuga ngo umwana ahwanye n'umutware, harimo igereranya ihwanisha. Mvuze ngo umutware si umwana, iyo si iri gukora ikinyuranyo, ivuga kudahwanisha. Aya magambo rero ni na si abantu bakunze kuyakoraho amakosa mu buryo bw'uko bayandika, kubera ko afitanye isano n'andi magambo bijya kumera kimwe. Usanga umuntu yanditse mu nteruro nk'iyo, kankomeze ntanga urwo rugero, uvuga ngo umwana ni umutware, ugasanga kubera avuga ngo ni umutware akaberwa iyo ni niki, ugasanga yashyizeho na agakata. Ahandi ugasanga wenda aravuze ngo ni nge, ugasanga yashyizeho ni nge, ni na nge akabifatanya. N'andi makosa menshi ubona. Ariko ndagira ngo ikintu cya mbere tugiye kumenya, mbabwire ko ari uko inshinga nkene ni na si zandikwa zonyine, nta kintu bifatanyijwe. Dukomeze kuri rwa rugero. Iyo tuvuze ngo umwana ni umutware, nubwo ndi kuvuga ngo ni umutware ukumva bibaye nu, ariko kubera harimo ryahwanisha, iyo ni igomba gukomeza kuba ni. Umwana ni na i ukabyandika ukwabyo, ugasigamo akanya umutware. Umwana ni umutware. Umuhanda si umuharuro, umuhanda si umuharuro, ntabwo bifatanwa. Iyo si iguma yonyine, n'umuharuro ukaguma ukwawo, nta nubwo bakata. Kubaka ni ukugereka ibuye ku rindi. Nubwo tuvuga ngo kubaka ni ukugereka ibuye ku rindi, ariko iyo ni igomba kuguma yonyine. Umuntu akakubwira ngo wenda uyu si wa mupira wawe, iyo si igomba kwandikwa yonyine, nta kindi kintu bifatanya.
aho bibera ikibazo nk'uko natangiye mbivuga ni amagambo ni na si bikunze kugendana, bifite ubugufi cyangwa imiterere bijya kumera kimwe, abantu bakananirwa kubitandukanya. Tuvuge nk'iyi ni iyo iri kumwe n'ibyungo, iri kumwe n'ibinyazina, iri kumwe n'amagambo yunga cyangwa se n'amagambo abaza. Umuntu ahenshi umuntu ajya kwandika ukabona byamushobeye. Urugero tuvuze ngo nanjye nuko, nanjye nuko, iyo ni ya nshinga nkene. Ariko usanga umuntu yandika akandika ngo nanjye nuko, ugasanga yabifatanyije, cyangwa nanjye nuko ugasanga yashyizemo agakato, nuko yakase, ariko ntabwo ari byo. N'umumenyi w'ikinyarwanda agiye kubisoma wabifatanyije cyangwa washyizemo agakato, nta nubwo yabisoma nk'uko ndi kubivuga. Ni ukuvuga ngo iyo wanditse nanjye nuko, urandika nanjye ni ikajya ukwayo uko, nanjye ni uko. Icyo nicyo ntabwo ifatana. Iyo ni kubera ari ya nshinga mburabuzi, ya nshinga nkene ikomeza kuba ni. Icyo si cyo, iyo si igomba gukomeza kuba yonyine. Wenda dufate nk'urundi rugero rurimo nk'icyungo cyana na ni, twumva ukuntu byamera. Wenda tuvuze ngo ako nako niko, ako nako niko, urumva dufitemo na, nako, na ni, n'indi ko. Sinjya gutinda ku bwoko bw'ayo magambo ngo ko n'iki, oya. Iyo ni wamaze kumenya ko ari inshinga nkene, wamaze kumenya ko ari inshinga mburabuzi, wamaze kumenya ko ari inshinga yandikwa yonyine. Ujya kubona ukabona wenda umuntu yanditse ngo, tuvuge wenda ngo isi ni ishuri, ugasanga yanditse ngo isi ni ishuri, yanditse ni arakata. Ugasanga hari n'ahandi yanditse ngo isi n'ijuru, nabyo akandika na agakata, kandi izo na zombi ntabwo ari zimwe. Isi ni ishuri ni ryahwanisha rivuga ko isi ihwanye n'ishuri. Isi n'ijuru uba uri gufata ibintu bibiri, hari isi hakaba n'ijuru ukabyunga, iyo na ni icyungo. Ibyo bintu rero ntabwo byakwandikwa kimwe. Isi ni ishuri, iyo ni ikomeza kuba ukwayo, na isi n'ijuru iyo na ukayikata kuko ari icyungo. Wenda tuzabirebaho nidutangira kwiga imikoresherezwe y'ibyungo. Iyi ni n'iyi si hari ibindi bintu abantu bakunda kubyitiranya bituma batamenya kubitandukanya. Hari ni yindi ibaho ndetse na si yindi ibaho byitwa mbanza, cyangwa byitwa akano, cyangwa byitwa akabimbura. Ibyo ndaza kubitangaho urugero kugira ngo mbitandukanye n'iyi ni n'iyi si turi kuvuga z'inshinga nkene. Nk'ubu umuntu akubwiye ngo ni muze, urumva ko inshinga kuza imbere yabanjirijwe na ni. Wenda ukamusubiza uti oya sinza, urumva hari ni yo kuri ni muze na si yo kuri sinza. Ibi ngibi ntabwo ari inshinga, ibi babyita mbanza cyangwa utuno. Izi ngizi rero zo zandikwa zifatanye n'iyo nshinga uri gukoresha. Si inshinga kuko ziba ziri kumwe n'indi nshinga itondaguye, biba bifatanye. Ndumva rero kuri iyi nshuro twahinira aho ngaho kuri iyi ni n'iyi si, tukafata nk'ihame ko ni na si by'inshinga nkene cyangwa se mburabuzi. Ndikongera ibyo bintu kugira ngo ako kantu abantu bakagumane, kuko ni na si nubwo ari inshinga ariko zitwa inshinga nkene cyangwa inshinga mburabuzi. Buri gihe iteka ryose zandikwa zonyine, ntizikatwa, ntizifatanywa n'irindi jambo, ryaba izina, ryaba ikinyazina, ryaba icyungo. Ubwoko bwose bw'ijambo bubaho ni na si nta kintu na kimwe bijya bifatanywa. Wenda wasigarana ikibazo uvuga uti nzabwirwa n'iki niba iyi ni ari inshinga, cyane ko kenshi nkuko nabivuze hari ubwo bigorana bitewe n'uko ijambo rivugitse. Bavuze bati uyu mwana ni umuhungu, ukumva uti se kari nu, ndabwirwa n'iki niba iyo nu ari ni cyangwa ari na y'icyungo.
ugomba kubanza gusesengura ukamenya ubwoko bw'iryo jambo n'umumaro waryo. Iyi nu iri kumara iki mu nteruro? Niwumva iri gukora akazi k'ihwanisha, igereranya rihwanisha. Umwana ni umuhungu, uyu mwana igereranya tumugereranyije n'igitsina afite ndabona ari umuhungu. Bitandukanye no kuvuga ngo uyu mwana n'umuhungu, haba hari umwana hakaba n'umuhungu, ukaba uri gukoresha ibyungo. Iyo usesenguye rero ukamenya ubwoko bw'ijambo n'umumaro rifite muri iyo nteruro wumvise, uhita umenya niba iryo jambo urarikoresha nka ya nshinga cyangwa se nka cya cyungo nahoze mvuga, ugahita umenya uko ubyandika. Wamara kumenya ko iyo ni ari inshinga, wamara kumenya ko iyo si ari inshinga, ukabyandika bitandukanye n'ibindi. Ni njye ubagezeho iki kiganiro, iyo ni ikaba ukwayo na jye ikaba ukwayo. Si njye ubona kirangiye, iyo si ikajya ukwayo na jye ikajya ukwayo. Reka kuri iyi nshuro duhinira ahangaha, ariko mu gusoza iki kiganiro tuzajya dusiga umukoro. Igisubizo uzajya ucyandika muri comment kugira ngo duhugurane. Umukoro w'uyu munsi urazanamo iri somo twize uyu munsi, uzanemo n'isomo tuzakurikizaho ubutaha. Ubutaha tuzakurikizaho isomo ryitwa imikoreshereze, imivugirwe n'imyandikirwe y'ibyungo na nka. Nibyo byungo bibiri tugira mu Kinyarwanda, na nka. Icyakora andi magambo yunga ariko yitwa amagambo yunga ariko atitwa ibyungo. Ibyungo ni bibiri, ni na nka. Tuzamenya nabyo uko bikoreshwa. Ese wakubwira ngo nawe urajyayo, iyo nawe wamenya uyandika, nawe bifatanye wamenya wandika bitandukanye, wabyandika uti? Umwana nkanjye, umugabo nkanjye, abasore beza nkatwe. Iyo nka natwe, iyo nka nanjye, wamenya ubyandika bifatanye, wamenya ubyandika bitandukanyije. Nk'uko mubizi, iyo nk'uko wamenya wandika nk'uko ifatanye, wamenya wandika nk'uko ikase, wamenya ubyandika gute. Ibi byose tuzabireba mu kiganiro gitaha. Ahubwo rero umukoro w'uyu munsi, ndagira ngo wowe ureba iki kiganiro uze kunyandikira muri komenti interuro ivuga ngo nk'uko namwe mwabigenje nabo niko bazabigenza. Nk'uko namwe mwabigenje nabo niko bazabigenza. Ngaho duhugurane. Aho harimo cya cyungo navuze tuziga ubutaha, ariko hakabamo na ya nshinga twize uyu munsi. Twandikire turebe ko ubyandika uko bigomba kwandikwa. Nimudufasha mugakurikira iki kiganiro, ntekereza ko kizabafasha mu buzima bwa buri munsi. Inyandiko mwandika mu buzima bwa buri munsi, njya mbona n'abanditsi b'ibitabo usanga nabo bafite icyo kibazo cyo kumenya uko bandika ibingibi turimo tuvuga. Abayobozi batandukanye mu mbwirwaruhame zabo, icyiza wenda baba bari buzivuge ntawe uri buzisome, ariko hari amatangazo yandikwa buri munsi n'ibigo bitandukanye, hari amatangazo yamamaza yandikwa ku byapa hirya no hino. Reka uyu munsi nukurikira iki kiganiro ntihazagire uzongera kukunyuzamo ijisho ngibi wabyanditse nabi. Nukunda iki kiganiro, nukunda umujyo wacyo, usige wiyandikishije. Kwiyandikisha nibyo twita subscribe cyangwa se s'abonner mu rurimi rw'igifaransa, cyangwa se souscrire, uretse ko aha kuri uru rubuga rwa YouTube bakoresha s'abonner, bivuga kwiyandikisha. Ukanda aho hantu handitse s'abonner cyangwa handitse subscribe kugira ngo n'ibindi nitujya tubishyiraho ubibone mu buryo bworoshye. Murakoze cyane. Nge nitwa Muhire René Lambert.